duherukana Dave ahangayikishijwe cyane no kuba Sina atamuvugisha. Ntwari we yari yakiriwe neza muri banki nk'umuyobozi mushya. Mukurikira umukino. Ese kanseri ndakumva Rwamwe. Cecile ari ko ataza kunywa icyayi. Abikiriye umwana kuko nari maze kumwonsa. Buriya namara gusinzira araza kimwe. Mbega igikoma gishyushye we. Mwakabyeyi ubona uko hembera mubyeyi. Kanaryoshye kubi rero. Naho ubundi se Cecile aradufasha byo sibanga. Ndekundorerwa mwe. Iyo ndebye uko njya mu kazi nidegembya ntari kuri hututi ngo ndasanga umwana yahogoye numva nshimye Imana. Ni wowe wenyine sugira ngo. Akarakara. Ariko ubwo iyo ntera igipande ntahangayikishijwe nuko umunsi ukurikiraho nsiba akazi. Bintera kumwenyura nkumva ameze neza rwose. Nukuri pe akazi kacu kasubiye ku murongo tugakora dutuje. Nugufatirana rero. Dufatirana iki se sheri? Nyine no gufatirana mu gihe Cecile kiri hano. Tugakora cyane ndetse tugakora tunizigamira kugira ngo tuzagere ku nzozi zacu vuba. Sibyo? Ibyo byo nibyo. Nanjye niwe umutima uba wibereye. Nta wamenya ashobora kudutungura akigendera nk'uko abakozi bacu babigenzaga. Ahubwo se kanseri. Ndakumva Rwamwe. Dore yewe yaba mu gifundi cyanjye ntibamembera kuri konti. Yego ndabizi. Yaba wowe aba ujya gusuka nawe ntibaguhembera kuri konti. Yego. Niko. Urabyumva utigiye tuvuye ku kazi tugiye duhurira hamwe. Hayo twakoreye tukayagabanyamo gatatu. Sibyo? Cyiza. Noneho igihe kimwe tukazigama kuri konti idakorwaho. Yego. Mbese nyine tugafunguza indi. Ikindi gice cya kabiri akaba ariho dukuraho yo guhahisha ibyo dukeneye mu rugo. Ibyo byo rwose ndabyumva. Hanyuma igice gisigaye cya gatatu tukakizigama kuri ya konti isanzwe. None se ko dufite konti isanzwe kandi nayo tukaba tuzajya tuyizigamaho iyo yindi ntakorwaho yaba ari iki sheri? Nyine iyo dusanzwe tukizigamiraho siyoboye ko tuyifashisha kenshi. Hakaba n'igihe tuyakoresha hagasigaraho ntica ntikize. Yego. Ariko iyo ntakorwaho niyo tuzifashisha mu kugura ibikoresho buhoro buhoro. Hanyuma ubwo uzaba ugiye gutangira salo yawe cyangwa se n'igihe tuzaba tugiye kugura ikindi kintu mbese cy'ingirakamaro muri bya bindi twifuza kugeraho. Ariko genda mugabo wanjye ubwenge uzi ko ibyo bintu ntigeze mbitekereza. Erega ni mu gihe arutarabona umwanya wo gutekereza. Naho ubundi rwose icyo gitekerezo sinagisubiza inyuma bizajya binatuma dukorana umuhati cyane rwose. Ariko rero nanjye hari icyo nshaka kukwisabira. Nakwimiki se mugore mwiza. Mbwira nta kibazo. Urabona Cecile adufasha abana ndetse n'imirimo yo mu rugo akayikubara bikadufasha gukora akazi kacu ntacyo twikanga. Ibyo nanjye ndabibona humura. Buriya ntitwashaka ikintu cyiza tumukorera kimushimisha ku buryo niba ari n'uwari utangiye kwinubira abana cyangwa kwinubira imirimo twaba tumucubije mbese nyine tukamugusha neza. Iki cyo kiranshaka wiki. Allo? Allo, Sine amakuru yawe. Yazi se? Yego man. Anyway ni uri amahoro Imana ishimwe. Mbabarira. Uriyesu ngo. Uragira ngo? Ndagira ngo tubonane nagushakaga. Ntabwo byashoboka rero. Ngo iki? Ntabwo byashoboka. Ariko Sine wambara gucisha make koko. Ndabizi umunsi nkiyakana byarakubabaje cyane rwose. Sibyo? Ariko sinaba narabitekereje ngasanga ngomba kwiyoroshya kugira ngo tuganire tugire icyo tubikoraho. Nk'ubwo we wakiyoroheje kuko kareka kumvuna bigeze aho koko. Wanyorohereje. Ngo nkuvuna. Wowe si ubwo wabuvunwa n'iki koko? Tuvugisha ukuri. Si ubundi kuko utajya witaba telefone yanjye. Kwitaba telefone no kutayitaba ariko ni uburenganzira bwanjye. Ngira uti witaba bushaka ubwo. Ndahamya ko ari nyengenyine wanga kwitaba kubera ibyo dupfa. Ibyo ni wowe ubyivugiye. Hagati aho ariko wambwira icyo wanshakiraga nkisubirira mu byo narindimo. Ariko ntesha umwanya. Wakoze se byibura nkunze kugufata ngo utahana tutaye tunaganira twiyunge Sine. Ntabwo nakoze. Abyutse numva nta mbaraga mfite mpitamo kubireka ndiryamira. Nuse ubu ngubu uri mu rugo wenyine nze ndebe. Ndi jyenyine ariko singushaka. Wambabari nkaza kureba kuko Sine. Ariko ibi ni iki? Wakoroheje ibibazo nawe ukiyoroshya nkaza tugakemura ikibazo mu mahoro kuko. Babarira wimpatiriza David. Nakubwiye ko ntagushaka.
sinshaka no kukubona mu maso yanjye. Urabona igihe wahereye untesha umutwe. Yoroshe ibibazo aho utuye ndahazi ninga ukenera nzaza kuhakureba. Urumva? Sine waretse kumbabariza umutima. Mbabarira nanjye. Ko twasangiye byinshi, gusangira ibitekerezo kuko twapfuye n'ikibikuna niko. Uzi n'ibindi Dave. Ntabwo ndi mu rugo nta nubwo nzigenza hagarukira. Ntuzongere kuntesha umutwe usaba ko tubonana. Nimbona ari ngombwa nzagusanga iwawe. None se niba utari mu rugo uri Sine. Sine nizere ko udashaka kwiyahura. Mabuja nayo nkitabye. Wisuza mbese abima? Mpesenze. None se ko warumbwiye ngo nimbona umwana asinzira mpite nza. Ahise asinzira? Cyane. Ndamukundiye amaze konka rwose. Nukuri rwose yamaze konka nta ruhanya. Umva rero. Nagira ngo mpeka Karisite warabikoze ko ibyo tugomba guhaha. Kuko mu kanya ndaza gusimbukira hariya mu isoko bihahe nze kubiha kwihangana bitahana. We yambwiye ko uyu munsi ava mu kazi kare. Niba boss agera mu rugo mbere yacu twabihaha tukabimuhada. Ahubwo se Mabuja waretse nkahita njyayo wowe ukaguma mu kazi kawe. Oya bima, sinshaka rwose ko hari aho utarabukira. Oya wapi. Mabuja rwose. Ubwo kandi uketse ko nakongera gukirana nawe abakarani wambujije. Oya ntago ari ibyo. Ahubwo ni ukugira ngo uze kuba hafi y'umwana ntawamenye igihe ari bukangukire. Naringize ngo Mabuja uriya si here no gupepera. Ari he? Kandi ubwo ntiwamubonye. Uzi ko ari we koko di? Reka nirebera kuri uriya mwana wikoreye igitebo cy'imineke ndeba ukuntu ari mwiza we. Mbehere Karame. Kunsuhuriza mu birometero ubwo waje ukankora mu ntoki di. Ndatinda se aho kanyagoye ko nihuta ngo ntekere abana. Komera here. Komera nawe abima. Komere mama Kanezi. Mabuja reka mbe nsanze umwana nujya kugenda umbwire ngo eka Karisite. Nta kibazo abima. Gashyire hafi aho hanyuma nze guhita ngafata. Ko iho tujya guteka se bwagukereyeho uri hehere. Mvuye kwandikisha Kanezero. Arese ko mutazanye. Musize kuri botike iri ruguru aho hari udukoresho nari muguriye. Ariko kuko dusanzemo abakiriya benshi navuga n'abategereje nanjye nsimbuke nkiri nkono kuziga. Ese iyo birangiye Kanezero umushyize mu ishuri Imana ishimwe cyane. Ariko nzabyemera neza ari uko igihembwe cya mbere kirangije. Jya wizera ariko rero inyabusa ndacyagorwa. Ukorwa n'iki se kandi? Niba wabashije kumwandikisha ukamugurira ibikoresho bingana n'ubushobozi bwawe ndetse ukabasha kubona agahimbaza musiki babaka. Ikindi kibazo ufite ni ikihe koko? Imyenda y'ishuri se kutayivuga kandi nayo ihenze kurusha ibyo binduvuze. Iyo se kandi guhangayikishijeho iki ko namaze kubikemura? Yewe mana we warangije kuyidodasora mbwira shambyine. Umva here ntabwo ndatangira kuyidoda ariko namaze kubiganiraho na kwihangana twemeza ko tuzagufasha kuyimubonera rwose. Mwarakoze pe. Urabizi nta kintu nakora ntabanje kukiganiraho na kwihangana. Yewe murakagira Imana murakagwiza ifaranga. Nukuri muragahorana umutima utanga. Imana igihora ibishimira nico mbifurije. Oya here ibyo byose si ngombwa rwose. Byihorere we. Muri umuryango wanjye kandi ibyo mbagira nanjye ni inyungu zawe. Reka nshime birandenze sha nukuri mwarakoze pe. Ese harya here ndakumva ko duheruka kuvugana tukumvikana ko uzaza mu itsinda ryacu ugezeho ubishyira mu bikorwa. Ego ubwo kandi uzi ko nabyibagiwe. Ahubwo se uzasubira mu nama y'itsinda ryari ngo tuzajyanirane. Sinshaka gutinza iterambere ryanjye. Dave amaye nka data yonsifura man ntujye bitaba abantu bagusifura harya biteze. Sha ubusanzwe ndabikiriza kuko mba ntazi niba ari ukubagana cyangwa umukiriya ariko ubu numvaga nifitiye agashiha bituma ngufungana umutwe. Ibyo by'imisimbo ubona ko utishimye mwana. Uzi uburakari uhindukiranye. Ugiye se ngo mbanze mpakugeza. Se mwana nunabanje no kumbaza impamvu nasifuraga none utekereza kunyura kweli. Numvaga ashaka kunsaba lift tu. Man kabanya uburakari reka no kunyemeraho kabisa. Asuko kwiyemeraho man. Man urabona nta kindi nagushakira kitari lift kweli Dave. Ntwambabarira kabisa. Sibyo niba nkubwiye nawe bimbabariramo nanjye singe.
nese ubundi Dave nimba atari ibanga ubundi wabaye iki urabizi ujya ungira inama nanjye nkakugira indi sibyo mbwira wenda sinabura icyo nakumarira ni utubazo mfitanye na Sine tu ese kandi Sine ko mwemerana mwapfuye iki koko Dave mwapfuye iki koko sha bro ibyanjye na Sine tubyihorere hari ukuntu nzabikemura mba birisereye kabisa cyane ndetse gusa wa mugani nyine uzabikemure vuba kuko umutima ukeneye umucyo Dave sibyo usasa umva ngo uteretera akadiru ngize amahirwe turahura nakunda gusifura ariko nyine niyo tudahura nari kugeza ibi mfite imuhira nkaza kukureba sha ntari bimbwira rwose ukundi uko rero Dave ndashaka kwimuka nukuri pe none se wamfasha ukanshakira inzu byibura ibyumba 2 na salo uziko nari nzi ko Sheila yivugira wa iba ifite dushe na toilette mu nzu byamfasha none nanshakira ahantu heza mu gipangu nyine hiyubashye ubundi ntwa hari icyo wapfuye na Sheila ku buryo yaba kwirukanye mu gipangu kubera iki Dave nzi ko numva uyu mutsi kubagaho ikindi ukaba warabanje kubimpisha Dave come on ufite ntabwo byari kubiguhisha ahubwo nuko nari narabona umwanya ngo ushaka nyine mbikuganirizeho nari ngeze ngo nukwimuka bisanzwe kuko nabonye akazi kandi umwanya nkoramo binsaba kwimuka byibura nkajya mu nzu ifatika yampaye nka felicitation merci mon frère wakabonye se ntwa cyane muri banki bashera bakoramo ni njye manager wabo ya baba kuki utabimwe ngo tubinywereze wegenda wa muswa nibwo nyigatangira nawe ngo mubinywere abasha none ariko byo rero umwana Dave mushahara wa mbere nzakuraho make twishimiriye intambwe nakuri ahubwo se ntwambwira ahubwo uzakorana na Sheila wawe Sheila mutanga umusaruro ungana ute kweri ngo tugakorana dukunda nawe ya Dave ibyo bigira ikibazo tuzabiganiraho ubutaha ahubwo mbwira nimba inzu nagusebye nyine izaboneka kuko nyikeneye nanjye vuba hariyo mfite da ahubwo se dukomeza nkajya kuyikwereka umfasha n'icyo nkwemerera mwana Dave ayo mahirwe se wayahitesha ubwo ngubwo tugende umva ahubwo uparitse nizere ko uyishyura ariko kugira ngo atagira uyigutanga ayiwe Sine yihanangirije Dave ko adashaka kubonana nawe bizarangira bite naho ubutaha ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu buri mugoroba, kuwa mbere no kuwa kabiri ni saa 12:15, kuwa gatatu ni saa 12:45, kuwa kane ni saa 11:45, naho kuwa gatanu ni saa 2:15. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube andikamo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789113120 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. imbyaro kubashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango, buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.